SHALOM, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa gatanu tariki ya gatandatu kwezi kwa mbere 2023. Dukomeje kuzirikana ku byishimo bya Noheri kandi tuzirikana n'umubyeyi wacu watuvuyemo Papa Benedicto, tumutura Nyagasani. Imana imwakire, imuhe iruhuko ridashira. Ubusanzwe uyu munsi twagomba kuzirikana umunsi wa Epifaniya, ariko tuzawuzihiza ku cyumweru gitaha. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 5, umurongo wa 5 kugeza ku 13. Nkuramutima zanjye, ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana? Uwo nyine niwe waje ku bw'amazi n'amaraso, aba Yezu Kristo. Yaje atari ku bw'amazi yonyine, ahubwo ku bw'amazi n'amaraso. Ni Roho ubihamya, kuko Roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: Roho, amazi n'amaraso, kandi byose uko ari bitatu birahuje. Bavandimwe, Kristo yaradupfiriye, ariko tuzirikana ku buryo bw'agatangaza ubuzima bushya duhabwa muri batisimu, tugahabwa Roho Mutagatifu, tukuhagirwa, tugasukurwa. Twibuke ko Yezu Kristo apfiriye ku musaraba, umusirikare ati ku icumu, mu rubavu rwe havuyemo amazi n'amaraso, bishushanya ubuzima duhabwa muri Kiliziya, tukabuhabwa na Roho Mutagatifu. Ibyo byose rero, ngo ari amazi, ari Roho, ari n'amaraso, byose birahuje. Niba twakira ubuhamya bw'abantu, ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho, kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Yezu Kristo, umwana w'Imana nzima, waje kudukiza, adukirisha batisimu, duhinduka abana b'Imana, maze ingoma y'Imana irakinguka kuri buri wese ubyemeye. Imana rero yatanze umwana wayo ku bwende bwayo. Ntabwo ari uko twari intungane, ntabwo ari agahato bayishyizeho. Imana yahisemo gukiza umuntu. Tujye tubizirikana. Uwemera umwana w'Imana aba yakiriye muri we ubwo buhamya. Ukwemera ni ingabire duhabwa na Nyagasani, ariko buri wese akayigiramo uruhare. Buri wese afite uburenganzira busesuye bwo kwemerera Nyagasani kumuyobora, akemerera Nyagasani kumushyira mu buzima bwe. Uwemera umwana w'Imana aba yakiriye ubugingo. Naho utemera Imana aba yigize umubeshyi, kuko atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Twibuke muri batisimu ya Yezu, aho Imana yavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumvire. Uyu ni umwana wanjye unyizihira, nimumwumvire. Ubwo buhamya Imana yatanze, nta wundi muntu n'umwe twigeze tubona Imana itanga ubuhamya ivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, ngo nimumwumvire. Uwo rero Imana yahamije, wowe utinyuka gute kumuhinyura cyangwa se kumusuzugura? Dusaba Imana itwongerera ukwemera muri ibi bihe turimo bikomeye, aho kwemera kwa benshi kugenda gukendera. Twarabibonye ko COVID yatumye abantu batukwemera. Bamwe ntibakigera mu Kiliziya ngo basengera kuri televiziyo cyangwa kuri za telefoni cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, abandi bumva bitakiri ngombwa. Bavandimwe, uwemera umwana w'Imana agira ubugingo buhoraho. Imana yaraduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri muri mwana wayo, buri mu mwana wayo. Nta rindi zina twahawe dukirizwamo usibye izina rya Yezu.
ufite mwana aba afite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo aba afite. Nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ni ibyo kwizerwa, ufite mwana akamurangamira agira ubugingo buhoraho, kandi umuhinyura arabutakaza. Muvandimwe, Nyagasani Yezu abane nawe, aguha ubwo bugingo, maze nawe ubera abandi urumuri, kuko ubwo bugingo ntago yaje kubuha umuntu umwe, yaje kubuha imbaga, ariko buri wese abwakiriye bwagera no kuri benshi. Nyagasani ratwongerere ukwemera, kandi imiyaga y'iyi si ntizazimye ukwemera uwo mwana w'Imana. Turazirikana Zaburi 147, Siyoni singiza Imana yawe. Siyoni singiza Imana yawe, mutima wanjye singiza uhoraho. Ivanjiri rero turafata iyo kwa Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 7 kugeza ku 11. Hashoboraga no gufatwa ivanjiri ya Luka, umutwe wa 3, umurongo wa 23 kugeza kuri 38, ariko mpisemo iyo muri Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 7 kugeza ku 11. Muri icyo gihe Yohani Batista yamamazaga avuga ati, uje ankurikiye andusha ububasha, sinkwiye no kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Jye nabatirishije amazi, naho we azababatirisha Roho Mutagatifu. Mu gihe turwanira ibyubahiro, turabona ishusho y'umuntu w'Imana. Muri iki gihe hari igihe twiyita abantu b'Imana, ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana. Ega n'abantu tujya ahantu tukivuga, njyewe ndi umukozi w'Imana. Ariko wareba uburyo turwanira icyubahiro muri iyi si, wareba uburyo duhirika abandi, wareba uburyo tudashaka kubatega amatwi, tudashaka kububaha, tudashaka mbese ukabona ko mu by'ukuri tukiri kure mu nzira y'ubutagatifu. Ariko Yohani Batista we atuje ankurikiye, sinkwiye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Yohani yigize umugaragu, ariko no kuba umugaragu arajya munsi yabyo, kuko ibyakoraga abagaragu we yumva atanabikora imbere y'umwana w'Imana. Nge sinkwiye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Nyagasani, ni kenshi imitima yacu iba yuzuye ubwirasi, ni kenshi umuntu yiyemera, ni kenshi umuntu yikomeraho akanga kuva ku izima, agakora n'amakosa, wayamubwira akagutarutsa. Nyagasani, duye kwicisha bugufi. Yohana ati, jyewe nabatirishije amazi, ariko uje ankurikiye we azabatirisha Roho Mutagatifu. Bivuze ko aho Yezu ageze hasendera Roho Mutagatifu, imbaraga z'Imana zirahuzura. Niyo mpamvu iyo umuntu asenga, Imana Data bari kumwe nayo, Imana Mwana bari kumwe nayo, Imana Roho Mutagatifu ibihari. Mu by'ukuri umutima usenga ni ingoro y'ubutatu butagatifu. Umutima ukunda Imana ni ingoro y'ubutatu butagatifu. Umutima wacu ushobora guhinduka tabernacle y'ubutatu butagatifu. Muri iyo minsi Yezu ava i Nazareti ho muri Galileya, aza kubatizwa na Yohani muri Yorodani. Mutekereze isano iri hagati ya Yezu na Yohani. Yohani Batista amaze kuvuga ati, nge sinkwiye gupfundura udushumi tw'inkweto ze, ariko Yezu araje yemeye kubatizwa na Yohani Batista. Bivuze ko Yezu yicishije bugufi kugera ku ndunduro, yemera guca inzira abantu bose banyura, atari uko ari umunyabyaha, ari uko ari kugira ngo abegere abakize. Yezu yegereye abanyabyaha, agendana nabo kugira ngo abashyire umukiro. Ariko amaze kubatizwa akiva muri Yorodani,
abona ijuru rirakingutse na Roho Mutagatifu amumanukiraho nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, uri umwana wanjye nkunda cyane, unyizihira. Yezu yizihiye Imana. Uyu munsi aya magambo Imana yakuvugiraho iti, nawe uri umwana wanjye, ndagukunda, uranyizihira, kuko igitambo Yezu yatuye kubera wowe cyanyuze Data. Niyo mpamvu uru rukundo Imana ikunda Yezu Kristo nawe rugukunda kandi yifuza kugukiza. Bavandimwe, umwana w'Imana wizihiye Imana Data yaje muri iyi si kugira ngo twese tubone ubugingo. Urahirwa numwakira ukemera ko ubugingo abuguha. Ngaho rero kingura umutima wawe, ntuwunangire, kandi umenye ko icyo Yezu ashobora kuwukoramo nta wundi wagikora. Akwiyereke rero kandi umugisha we uguhoreho. Urakabaho.